Nkuko leta ifite gahunda nyinshi z'iterambere zizatuma icyerekezo 2020 kigerwaho 100%, abaturage bo mu murenge wa Mageragere baratangaza ko iterambere ryabo ritifashe neza, bityo bigatuma urubyiruko rw'uyu murenge rutabona ibyo rukora mu gihe ari agace gahingwamo ibisheke byinshi cyane bikorwamo isukari n'uruganda rwa Kabuye, ariko kandi ugasanga imirimo ihabwa abaturage bo mu zindi ntara baba baje gushaka amaramuko, gusa abana babo bo bakaburamo imyanya ngo nabo biteze imbere. Nubwo bivugwa ko urubyiruko rwinshi rwo mu murenge wa Mageragere rutize, nkuko bamwe mu baturage ba Mageragere babidutangarije. Ntabwo rigenda neza cyane ku buryo umuntu yavuga ngo aratera imbere, ariko nabwo nk'abikorera nkatwe dukunda kwikorera dukoresha amaboko yacu, tubonye n'ubutaka dukoreraho twe biradufasha. Ariko cyane cyane nk'abana dufite dusanga nta kintu kigomba kubagira akamaro, kuko nta kintu bashobora guheraho, kandi hari ahantu birengagiza hagombye kuva ubushobozi bwazafasha urwo rubyiruko rwose kugira ngo narwo rubashe kuzizamura rukoresheje amaboko, kuko nta nganda dufite yenda zizaza zihabasanye, ariko nabo bakora. Icyo kibazo ndakibona ko urwo ni uruhare rwa leta, kuko abaturage ba Mageragere nta bubasha bari bagira bwo kwiteza imbere. Urubyiruko rwa Mageragere abenshi n'abarangije kwiga nta mirimo bagira, kwihagira imirimo nabyo ubona benshi batabishoboye, kubera ko hari urubyiruko rutize, kubera ko n'urwize ni bake. Nubwo abaturage bo mu murenge wa Mageragere bavuga ko bibagoye kugera ku iterambere, ibi bikaba bituma urubyiruko rwaho rwishora mu biyobyabwenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mageragere arahakana ko urubyiruko rw'uyu murenge rutarangwaho ibiyobyabwenge, kandi ko hari gahunda nyinshi nka BDF zifasha urubyiruko rw'umurenge wa Mageragere kwiteza imbere, ingingo itavugwaho rumwe n'abaturage ayobora. Rero ibyo ngibyo hari n'izindi gahunda nyinshi za leta zibafasha kwiteza imbere. Tugira amahirwe akomeye, BDF ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge icyicaro cyayo kiri hano mu karere, ikaba itanga amahirwe ku bantu bose bifuza kwihangira imirimo, ndetse mu nkunga bahabwa hakaba harimo koko n'inkunga ishobora gutuma umuntu agira icyo aheraho kugira ngo yiteze imbere. Dufite sako zitanga inguzanyo mu buryo bworoheje, dufite biciye muri gahunda y'akarere uburyo dufashamo urubyiruko rushaka gukora bakanaterwa inkunga zitandukanye. Ntabwo rero byaba impamvu yuko umuntu yavuga ngo nabuze icyo nkora ngo ngomba kwishora mu biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byangiza umubiri, ibiyobyabwenge byica urubyiruko, birarwangiza. Ahubwo twese twaharanira yuko abantu bose babirwanya. Nta nubwo twavuga ko dufite ikibazo cy'urubyiruko rwishoye mu biyobyabwenge mu murenge wa Mageragere. Abo wabonye sinzi niba ari abamageragere. Abaturage bo mu murenge wa Mageragere biganjemo ababyeyi barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, ari nako uyu murenge uherereyemo, kubumbira hamwe urubyiruko rw'uyu murenge ndetse no kurufasha kubona aho gukorera nk'igishanga cyo kubumbiramo amatafari, ndetse no kubafasha kubona aho guhinga ibisheke binakenerwa cyane n'uruganda rwa Kabuye. Ku giti cyanjye mbona nka leta ishyizemo ingufu, nk'aho hari abapirive bakora cyangwa kwa Muhinde akaba yatanga hegitari nk'ijana mu gipande kimwe kugira ngo urubyiruko rugende rukoresha amaboko ruzamuke. Nkongera kubona hari ahantu none hagombye kuboneka aho bafashiriza urubyiruko. Hari ahantu bamwe amatafari ku buryo usanga hashobora kuva umuntu Cyangugu akahabona akahabumbira bitewe n'uko afite amafaranga, ariko urubyiruko dufite abo bana twabyaye ntabwo twabona uko tubabumbira hamwe bitewe n'uko abo b'amafaranga baza bakahamara. Kandi naho kwa Muhinde harimo ibumba baha urwo rubyiruko kugira ngo ruzamuke. Natwe abakuze tuhabonye twajyayo, ariko kwa Muhinde ntabwo wageramo, ni ubutaka bwe, kandi leta aho ngaho irahirengagiza yibuka ko hari abantu benshi bafite ubukene ariho bagombye gukoresha. Icyiza twakwishimira minisiteri yadukora cyangwa akarere ni uko babashyira hamwe, noneho bakabashakira amahugurwa, bakabahugura, bakareba n'ikintu cyabafasha ku buryo babashakira umushinga wabateza imbere. Ibi bibaye mu gihe umurenge wa Mageragere ushyiriwe mu mirenge ikennye cyane mu mujyi wa Kigali. Gusa ubuyobozi bw'uyu murenge ntibuhwema kugaragaza ko abaturage b'uyu murenge babayeho neza, bimwe bidindiza rubanda rugufi. Biziyaremye Tasye, Clouds TV.